karabaye. Byabyaye intambara ku mudugudu. Kubera iki? Ngo se uwo mwana ni umunyamafaranga. Icyo cyonyine. Ise koko ngo yagiraga amafaranga, agira imashini bibaza, agira ibiki. Byabyaye intambara no muri korari kugeza ubwo bampaye imitasiyo bampana kuri uwo mudugudu. Nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse, dufite Dove hoteli ngo yatwaye miliyari 2. Nawe munyumvire, watekereza abakene bari mu itoro batageraho bakinga umutwe, uhita wibaza ngo ariko ubundi turubaka ubwami bw'Imana cyangwa turubaka ubwami bwacu? Nabugingo n'ubu niko biri, nabugingo n'ubu ngubu niko biri. Ntibyagutangaza ko represent agomba kugenda muri V8 igura muri miliyoni 80, nta na miliyoni yasohotse ngo ujye gufasha umukene n'umushonje, ngo ijye kubakira umukene uciriritse wifitiye akanuka kabanza hano mu cyaro 500 bimwubakiye inzu agakingamo umutwe, kuko na amabati makeya na amatafari makeya ukayitunganya akabona aho akinga umutwe. Nukuri 500 byubatse inzu umukene. Muri V8 ya miliyoni 80 irimo inzu zingahe z'abakene? Kandi niba agenda muri V8, nanjye ngenda muri Corolla, nanjye ndayifite Corolla yanjye ngendamo, ku Toyota Gikumi murayizi zimwe za kera ndayifite yanjye ngendamo. Icyo nzi cyo aho agera ndahagera, sinyagirwa nkuko nawe atanyagirwa. Twese buri wese agenda yitwaye mu modoka ye. Hanyuma igisigaye ni protokole n'ubwibone, nibyo bidutandukanye. Noneho umuntu akanibona mu bitari ibye. Ntabwo mbuje abantu kugura V8 bafite amafaranga yabo, rwose bagende bazigure, birakwiye nta nicyo bitwaye. Ariko none tekereza kugura V8 mu mafaranga yagafashijwe abakene, mu mafaranga yakazamuye umushonje. Mu yandi magambo nuko umugenda hejuru. Niko tubayeho mu matorero atandukanye, nuko tubayeho. Uzasanga aba representa, abanyira amatorero bayashinze bazarushanwa kubaka insengero z'ibitabashwa, barushanwe kugura imodoka zihenze, ntabwo bazigera barushanwa mu gufasha abakene, kwita ku bababaye. Mu itorero rya mbere ngo nta mushonje wabagamo, ariko nyamara reka mbabwire, hazagira unyarukira iwacu muri ADPR ajye ku rusengero rwa Nyarugenge. Nibyo koko n'urusengero rw'abakirare b'urusengero ruhuzuye ukuntu rungana, ruratangaje. Umva, ni stade, ni urusengero runini koko, kandi koko rw'igitangaza, rwatwaye amamiliyari. Nyamara icyagutangaza, hashobora kuba hari abantu basengeranye. Yesu ashimwe bene data, Imana ishimwe ko twongeye kubona akandi kanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka rero n'ubundi tubanze dusenga Imana mbere yuko twinjira muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Uwiteka Mana nkuru, Mana y'ubuntu, Mana y'urukundo kandi Mana y'imbabazi, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimye ko wongera kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tugezeho abantu bawe ijambo ryawe ryarindi riremereye, ryarindi ry'ukuri, ryarindi rirema bundi bushya. Ndabizi neza ko uryakire rimuhindura agahinduka icyaremwe gishya, cyane cyane ko no kwizera kuzanwa no kumva. Ni byiza ko dukomeza kuvuga kugira ngo abantu babashe kwizera kandi babashe kuzabona ubugingo. Rero hagarara natwe utwambika imbaraga, yaba ari ngiye kutambutsa iki cyigisho, yaba ari bene data bitanze kugira ngo iki cyigisho kizabashe kugera kuri benshi. Ndakwinginze kugira ngo uhagarare natwe, ndetse rwose uturinde kirogo yose ya Satani, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye ko bikoze nk'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Ngira ngo si ubwa mbere tuganire, ariko n'ubundi birakwiye ko mbanza kongera kwibwira abakurikiranye ikiganiro. Ushobora kuba ari ko wowe ukikurikiranye bwo bwa mbere, ushobora kuba ari bwo bwa mbere winjiye muri iki cyigisho, ushobora no kuba nabo bwa mbere umbonye. Nge rero nkwibwira, wenda kwibwira muri make, ntabwo ndi buvuge muri byinshi cyane kuko singe ngamije kukwigisha. Icy'ingenzi si uko umenya ngewe, ahubwo icy'ingenzi ni uko umenya Yesu, ukamenya n'icyaguhesha ubugingo. Cyakora no kumenya uwo mugiye kugendana ni byiza kuko abantu bagendana neza baziranye. Ikindi, kumenya uwo mugiye kugendana bigufasha kumva neza no gusobanukirwa ukuri kw'ibyo agiye kukubwira, cyane cyane ko abigisha babaye benshi. Bamwe ntitumenya naho bahamagarwa n'uburyo bahamagarwa, ariko nta nubwo ari twe bireba kumenya ko bahamagarwa, kuko sitwe tubahamagara. Ntushobora kumenya niba baratumwe cyangwa bataratumwe, kuko sitwe tubatuma. Ariko buri ntumwa yose irimenya ikamenya n'uwayitumye. Niyo mpamvu iyo umuntu akwibwiye ushobora kwemera ko yatumwe cyangwa ko atatumwe. Ntabwo rero ndi bitindeho cyane, ariko ndabivugaho gatoya. Amazina ni Pasiteri Minani Froduwari. By'ukuri ndi pasiteri mu itorero ry'abapantekote ADPR. Nasengeye muri 2016 nibwo nabaye pasiteri, ariko mu nzira ndende, kuko nabaye pasiteri ari inzira z'Imana gusa, kugira ngo ahari nawe tuzaganira uzafashwe no kuganira n'umushumba. Si uko ntari nsanzwe mvugira Imana, nari narayivugiye ndetse narazengurutse igihugu
n'igare mfite ubutumwa Imana yamaye, nigishije henshi hatandukanye, nigisha mu masoko, nigisha mu tubari, ari Imana yantumye. Ibyo ushobora kuza kubikurikirana mu buhamya n'ubutumwa no kuri YouTube channel iyi ngiyi urimo gukurikiranaho, n'ubundi birahari, ubishatse wabibona ukabona ubuhamya burambuye uburyo Imana yampamagaye ikamfata ku ngufu, ikantuma ku ngufu, bikabanza kunanira ariko bikaza kurangira koko ubutumwa mbuvuze. By'ukuri rero igihe cyarageze ihitamo noneho ko ntanga ubutumwa kandi nkabutanga nk'umushumba, nkigisha nk'umushumba. Ni muri urwo rwego mu gihe gito cyane yanzamuye imvana muvuga butumwa bushake ingira mwarimu, ndetse mu gihe kitarenze umwaka umwe nsengerwa kuba pasiteri. Ubundi pasiteri ndi umushumba, narasengewe. Reka rero by'ukuri nasengewe kugira ngo nkubwize ukuri ko guhesha ubugingo. Imana yanyigishije ukuri kwahesha umuntu ubugingo, nanjye niko kurigisha abantu. Aka kanya ndagira ngo twigige ku ijambo cyangwa tuganire ku ijambo rikomeye cyane, ijambo bita kwera imbuto. Kwera imbuto by'ukuri bene data, abantu benshi bakunze kuba bari mu nsengero, ndetse insengero zifite abantu benshi muri ibihugu byacu byo ivugabutumwa ryarakataje, ryafashe intera. Insengero ni nyinshi cyane, abajya mu nsengero ni benshi cyane, yewe wavuga ndetse ko hari abantu hafi ya bose ari abakirisitu. Ariko igitangaje ni kimwe, nuko nta mbuto. Birababaje kubona tugira abantu buzuye insengero ariko nta mbuto, ugasanga kuko bazifite ni bake cyane. Uhita wibaza ngo ariko ubundi bigishwa iki, biga iki? Ariko nanjye bikanyobera, mere nka wawe ni ngo urabambariza ibyo biga, nanjye ntabwo nzi ibyo biga. Numva ngo bariga ariko ibyo biga byaranyobeye ibyo biga. Kubera iki? Buri munsi ngo mu nsengero barabwiriza, ariko se babwiriza iki? Ariko hari impamvu nyamukuru. Icya mbere, nababwiye ko nkunda kuvugisha ukuri nubwo ni pasiteri, ntabwo njya ndeba ku madini. Ikindi nubwo ni pasiteri mvugisha ukuri nk'uko kuri, kuko natumwe n'Imana, ntatumwe n'umwana w'umuntu. Ntabwo mvuga amabwiriza y'idini, ntabwo natumwe n'idini, natumwe n'Imana ubwayo. Ni muri urwo rwego ntatinya kubwiza abantu ukuri. Icya mbere gituma abantu birirwa mu nsengero, bari mu nsengero ari nyinshi, kandi barangiza ntibera imbuto, nuko bahishwa ukuri nyako, nuko bahishwa icyatuma bera imbuto, ahubwo bakabwirwa ibijyanye n'inyungu za bene amaza za ba nyiramadini n'abaziyoboye. Reka mbabwize ukuri, nababwira ngo ni pasiteri, nanjye ni kenshi nabikoze, ariko kandi kenshi na kenshi nkaza gusanga ko birimo kwibeshya. Nta munsi n'umwe nashobora kurangiza iteraniro ntibwiye abantu yuko icyacuma ari itegeko ry'Imana ntakuka. Narangiza kwibagirwa ko cyose kidahesha ubugingo. Ariko mu materaniro yose n'icyigisho cyaba cyigishijwe cyose, tuzasoza mu matangazo tubwira abantu yuko icyacumi n'amaturo ari ngombwa, tubabwira ngo nibabizane. By'ukuri ntabwo ndimo kubirwanya, ahubwo iyo iryo jambo risubirwamo buri munsi, ryari ijambo ritanga ubugingo, byatuma benshi bamenya icyabahesha ubugingo. Nyamara ijambo risubirwamo buri munsi mu materaniro ni ijambo rigamije inyungu za bamwe. Ni nayo mpamvu iyo ugenzuye neza usangamo bizinesi kurenza ubutumwa bwiza. Mwihangane mo ndavuga ukuri nyako, ntaguciye ku ruhande. Mu matorero hafi ya yose bizinesi ni iri imbere kurenza ubutumwa bwiza. Uzasanga bari mu nyungu, ndetse usanga barimo bubaka ubwami bwabo kurenza ubwami bwa Kristo. Icya mbere, tutanga icyacumi n'amaturo bishyitse, ndetse bakajya mu kurushanwa, ndetse bajya gutanga amagarade bagahera ku batanze byinshi. Umuntu utanga byinshi nubwo abatera imbuto abakomeye mu itorero. Umuntu utanga icyacumi n'amaturo bishyitse ntawumuvugaho, mvuze ngo ntawumuvugaho biransetsa. Reka mbabwire akantu gato kigeze kuntangaza. Nigeze kumanura umwana ku ruhimbi, yagiye kuririmba yambaye ipantaro ishwanyaguye imbere, bita deshire w'umujene. Urumva umuntu ugiye kuririmba ku ruhimbi, ni umuvugabutumwa, arazamuka n'abandi muri korari, yambaye mwene ya pantaro ishwanyaguye imbere deshiri. Noneho ndamumanura, naramubonye mubona yanagezeyo birantangaza. Mbwira ushinzwe amakorari ngo namubwire, amubwiye arasuzugura. Ndahaguruka nka pasiteri, ndazenguruka nca umuryango w'inyuma, ndamubwira ngo nasohoka nsange hanze. Arasohoka nsanga hanze. Amaze kunsanga hanze, ndamubwira ngo icyo wambaye ni igiki? Arambwira ngo ni ipantaro. Iyi ni ipantaro y'umuvugabutumwa za ku ruhimbi. Ngo ariko ngo ndito ni ipantaro. Ndamubwira noro ntabwo usubira muri korari. Ngo ndabuzwa n'iki? Ngo ndasubiramo.
ntikarabaye. Noneho ndaseka ndavuga nti rero abadiyakoni numva narasohotse bahise bankurikira ubu nizo nshingano z'abadiyakoni, bahise bamenya impamvu nsohotse, bari hafi yanjye. Ndamubwira nti ntacyo, abadiyakoni bakwiteho. Kuvuga ngo abadiyakoni bamwiteho, nabonaga asa n'uwacagakiye umutwe. Umuntu utiyobwira pasiteri kuvuga ngo ntabwo uri buririmba ngo ndaririmba. Mbwira abadiyakoni bamwiteho kuko nashakaga yuko nashaka kuzana amahane bamuterura cyangwa bamukingirana cyangwa bamwirukana ku rusengero, kuko abadiyakoni barabyemerewe, buriya nibo basekirite tugira ku rusengero. Ibyo rwose ntabwo ari igitangaza. Uzanye amahane ku rusengero, abadiyakoni no guterura baguterura, ariko burya ni inshingano zabo rwose, ntukeka ko wafurunga iteraniro. Noneho rero ikintu cyantangaje ari kimwe, maze kubona agasuzuguro kangana gutyo, naramubwiye ngo nta nubwo uzasubira muri korari utabanje gusaba inama nyobozi imbabazi kuko wasebeje iteraniro. Ubwo rero ikintu cyakurikiyeho ni ikintu ngiye kubabwira, byabyaye intambara ku mudugudu. Kubera iki? ngo se uwo mwana ni umunyamafaranga. Icyo cyonyine. Ise koko ngo yagiraga amafaranga, agira imashini bibaza, agira ibiki, byabyaye intambara no muri korari, kugeza ubwo bampaye imitasiyo bambana kuri uwo mudugudu, kubera ko navanye umwana ku ruhimbi w'umukire. Namwe nimunyumvira iteraniro ry'uyu munsi, nimunyumvira amatorero y'uyu munsi. Ndimo ndabivuga ndi umupantekote, kandi ngira ngo amatorero menshi yemera ko ngo muri pantekote ngo uko biri ngo ADPR ngo uko biri. Munyumvira ibintu byambayeho, byarangiye bampaye imitasiyo. Metasiyo twe ntabwo tuyifata nk'igihano, kubera ko n'ubundi waba akoresheje kujya gukora umurimo, ariko ko babireba ku bakirisitu bishima kusa n'uhawe igihano, kuko ngo baba bagukize. Icyo cyonyine nicyo twapfuye. Namwe munyumvira ibintu bitangaje. Ese uwo mwana yazera gute imbuto? Reka twisome ijambo ry'Imana, twisome ijambo ry'Imana, kuko numva aricyo nshaka ko rituyobora, karakanyuzemo gasa n'ubuhamya, ariko kagutangaze uko amatora uyu munsi akora. Ubwo ni ukuvuga ngo guhagarika umwana w'umukire byagomba kugabanya 10% n'amaturo bitangwa ku rusengero. Kubera iki? Wa mukire yarakaye, koko ise yararakaye ngo namusoreye umwana, niho intambara zavuye. Ubwo yagabanije gutanga 10%, itorero rirahomba, business irahomba. Munyumvire namwe icyo twita 10% n'amaturo mu nsengero biteye isoni n'ikimwaro. By'ukuri ndagira ngo mbabwire bene data, iri juru tujyamo risa naho ryabaye amagambo. Abitwa ko batuyoboye inzira ijya mu ijuru nabo basa naho batayimenye, cyangwa baradeviye, bayobotse inzira y'isi. Niyo mpamvu dushishikajwe no kubaka ibitabashwa by'insengero, tubana n'abantu mu rusengero batagira naho gukinga umusaya. Dukishishikajwe no kubaka amashuri y'ibitabashwa n'amahoteli. Nivugire hoteli kuko wacu twarayubatse, dufite Odove hoteli ngo yatwaye miliyari 2. Nawe munyumvire, watekereza abakene bari mu itoro batageraho bakinga umutwe, uhita wibaza ngo ariko ubundi turubaka ubwami bw'Imana cyangwa turubaka ubwami bwacu? Nabugingo n'ubu niko biri, nabugingo n'ubu ngubu niko biri. Ntibyagutangaza ko represent agomba kugenda muri VWT igura muri miliyoni 80, nta na miliyoni yasohotse ngo ijye gufasha umukene n'umushonje, ngo ijye kubakira umukene uciriritse wifitiye akantu k'akabanza hano mu cyaro, 500 bimwubakiye inzu agakingamo umutwe, kuko ni amabati makeya, ni amatafari makeya, ukayitunganya akabona aho akinga umutwe. Ni ukuri 500 byubatse inzu y'umukene. Muri VWT ya miliyoni 80 irimo inzu zingahe z'abakene? Kandi niba agenda muri VWT, nanjye ngenda muri Corolla, nanjye ndayifite Corolla yanjye ngendamo, ku Toyota Gikumi murayizi zimwe za kera ndayifite yanjye ngendamo. Icyo nzi cyo aho agera ndahagera, sinyagirwa nkuko nawe atanyagirwa. Twese buri wese agenda yitwaye mu modoka ye. Hanyuma igisigaye ni protokole n'ubwibone, nibyo bidutandukanye. Noneho umuntu akanibona mu bitari ibye. Ntabwo mbuje abantu kugura amavewita abafite amafaranga yabo, rwose bagende bazigure, birakwiye, nta nicyo bitwaye. Ariko none tekereza kugura vewita mu mafaranga yagafashijwe abakene, mu mafaranga yakazamuye umushonje. Mu yandi magambo nuko umugenda hejuru. Niko tubayeho mu matorero atandukanye, nuko tubayeho. Uzasanga aba representa, abanyira amatorero bayashinze bazarushanwa kubaka insengero z'ibitabashwa, barushanwe kugura imodoka zihenze, ntabwo bazigera barushanwa mu gufasha abakene, kwita ku bababaye. Mu itorero rya mbere ngo nta mushonje wabagamo, ariko nyamara reka mbabwire, hazagira unyarukira iwacu muri ADPR ajye ku rusengero rwa Nyarugenge. Nibyo koko n'urusengero rw'abakirare b'urusengero ruhuzuye ukuntu rungana, ruratangaje. Umva, ni stade, ni urusengero runini koko, kandi koko rw'igitangaza, rwatwaye amamiliyari. Nyamara icyagutangaza, hashobora kuba hari abantu basengera Nyarugenge baburara. Ntabwo mbizi, sinahayoboye, ntabwo mbizi, ariko n'abasengera Nyarugenge bazakurikirana iki cyigisho nabo bazabanze bibaze ngo ariko mu rusengero rusari rutya nta bakristo dufite baburara, nta bakristo dufite bambaye ubusa. Icyo bazabanze bakibaze, kandi basanga bahari baburara, bagasanga hari abambaye ubusa, ibyo bakoze byose ari zero.
kubera iki? Ruya rusengero mu bintu Imana izabaza abantu binjiye bwawe bwo mu ijuru, ntabwo iby'insengero birimo. Ntabwo mbabujije kuzubaka kuko ni inzu y'Imana, ntabwo ari umuntu ku giti cye unayiratamo ukayisiga abandi bakayigumya bayisengeramo. Ni inzu yo gusengerwamo, ntacyo bitwaye. Icyo wakwirata cyo cyose nushaka kuvuga ngo representa urabisiga abandi bakabisigaramo, ntabwo ari iyawe, nta nuzigera yitiye. Ibyo ntacyo bitwaye, ni inzu y'Imana. Ariko inzu y'Imana ya mbere n'uyu mubiri, ni nako Bibiliya itubwira. Iravuga ngo uyu mubiri rwo rusengero rw'Imana. Ese uyu mubiri urubakitse? Ese uyu mubiri ntushonje? Ese uyu mubiri nturwaye, ntiwabuze uburyo na mitiweli kujya kwa muganga? Ese uyu mubiri, uyu rusengero rw'Imana rwitaweho? Ndavuga uyu mubiri uwanjye witaweho, uw'umukene turi kumwe ko nawe urusengero rw'Imana rwitaweho. Insengero turimo turaziyoberwa kugira ngo tuziteho, tuziprotokole, tuzirimbishe, tukajya kubakisha, tukajya muri za zindi zubatse n'amatafari. Izo zubatse n'amatafari n'amabuye ntacyo zivuze haba na gato. Insengero zifite icyo zivuze ni izi ngizi. Ni umubiri w'umukristo, n'uwo mubiri ni wo wa mbere.